mmerereye mu kagari ka Kamukina umurenge wa Kimihurura akarere ka Gasabo. Nabayeho nkorera mu gasoko ka Kimihurura, nza kuzahabona umurwayi w'umumama, nuko nyuma yaza kuzabyara mubona afite umwana utaruzuza n'umunsi umwe, ashobora kuba yarabyaye nka nijoro. Umuntu amuha umugati akawuhereza uruhinja, umuntu yamuhereza igikoma akagihereza uruhinja. Nyuma nza kuzabona ko umwana ashobora kugira ikibazo nk'umuntu w'umubyeyi, ntekereza ikintu nakora. Uwo mubyeyi kubera ikintu cyose bamuhaga yagihaga uruhinja, ntabwo nuko yari afite uburwayi. Yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Yari afite uburwayi bwo mu mutwe, ariko ubona bikabije, ari we yambaye ubusa, ari n'umwana yambaye ubusa kandi ari bwo akivuka. Ubwo nyine nakoresheje ibishoboka, ndamujyana hari mu masaha yo mu gitondo nka saa 2. Nuko ubwo muhereza icyo kunywa akagihereza umwana, namuhereza icyo kurya akagihereza uruhinja. Nyuma rero tuza kuzamwereka ahantu agomba kuryama nk'ababyeyi. Nyuma nko mu masaha ya saa 12:30 aza kuzacika aragenda, agaruka umwana amuhetse amucuritse. Ubu hashize nk'imyaka ingahe? Ubu hashize umwaka n'amezi 3. Umwaka n'amezi 3. Ni ukuvuga ngo corona yabaye nk'ubaranya amezi 3. Ni ukuvuga ngo wowe uwo mwana wamubonye akiri uruhinja rw'amazi. Yarakivuka gifite n'amaraso ku mubiri, yambaye ubusa nyine ameze nk'uwarayavutse. Noneho ubwo muri ayo masaha ya saa 12:30 yagarutse, umwana amuhetse amucuritse, aramwirukankana aramujyana ahantu bamenaga itaka, imodoka zamenaga itaka. Mu masaha ya saa 12:30 imodoka zari zagiye. Nyuma umwana arahamujugunya aragenda. Amaze kugenda yabonywe n'abana b'abasore kuntu abana baramuzana ku gasoko, mu isoko ku kagari, basanga abayobozi batashye, bamujyana mu isoko ry'amakara. Ababyeyi baramwanga. Akagari ka Kimihurura. Bamuzana mu isoko ry'amakara, ababyeyi baramwanga. Bamuzana mu isoko ry'inyanya baramwanga. Numva impuhwe, ndavuga nti mu buzima nabayeho mu buzima butandukanye, mfite abana babaho ndetse nanjye mbaho. Uko Imana yabikoze ahari niko n'uyu mwana ashobora kubaho. Njye nk'umuntu w'umubyeyi nagize impuhwe, mfata umwana mushyira mu gasharupe nari mfite, umwana ndamuhanagura itaka ryari muriho. Ubwo ndangije njya kuri botike ngura akabibero, ngura amata y'Inyange, shyiramo, ngize amahirwe mbona umwana arakuruye. Ubwo nahamagaye gitifu akagari ka Kimihurura, ndamubwira havutse ikibazo, twakora iki? Arangije aravuga ati muri ababyeyi benshi ntabwo ndi hafi, nimurebe ukuntu mwagenza uwo mwana, hanyuma ikibazo cy'umwana tuzakiga ejo. Ubwo umwana naramutahanye, mutahana yambaye ubusa, ndamuzana mu rugo, nta mwana muto nari mperutse, ndamwuhagira, mukorera isuku, ndamusiga, muha amatara anywa, nangije ndamuryamisha. Ubwo buracya mu gitondo, ndavuga ese mbigenze ute? Nari mfite amafaranga makeya yo kwishyura nyir'inzu. Ubwo amafaranga narayafashe, nyajyana mu mujyi, njya kuyamuguramo ibikoresho by'ibanze. Abayobozi baza kuzampamagara b'akagari ka Kimihurura, igitifu ahamagara ku murenge, umwana amujyanayo, ahamagara ku karere. Cyakoze ku karere ntabwo namujyanyeho, namujyanye ni ku murenge. Affaires sociales arambwira ko mugumane, bazankorera ubuvugizi. Ubwo buvugizi narategereje, ndaheba, bampereza nomero zabo, kugeza ubwo Affaires sociales w'umurenge apfuye. Nyuma yaho njya kubibwira gitifu w'umurenge, arambwira ngo ihangane. Akomeza kuvuga ngo ihangane, nanjye nyine narihanganye. Mu bibazo nari mfite naravuze nti ikintu nakora ni igiki? Ntabwo niyambaje umwana w'umuntu biranga. Ndavuga se abayobozi n'umurenge ubu ninjye barushije ubushobozi, ariko Imana yaramfashije impa kwihangana. Mu bibazo nari mfite ari ukwishyura inzu nabyo bikaba ibibazo, kujyana umwana ahantu nabyo bikanga, nguma mu rugo kugeza ubwo na n'uyu munsi ndi mu nzu y'umuntu, ndi muri amezi 4 ntari no kumwishyura kubera kubura ukuntu najya gukora. Ni ukuvuga ngo mbese umwana kandi no kuzana umukozi nabwo ntabwo byari gukunda, sinari kubona ikintu najya muhemba cyangwa se ngo mubone n'icyo namugaburira kandi ntarimo gukora. Ubwo nyine ibyo byakomeje kumbera ibibazo,
ariko hamwe no gusenga nkomeje kujya mbwira abantu basenga mujye munsengera kuko ibyanjye birakomeye. Ni ukuvuga ngo mfite umwana wiga mu wa gatandatu, mfite n'undi wiga segonderi mu wa gatatu. ubwo umwana akajya ahora arwara igifu, niko mineriva riri gushakwa, nkagenda ngasaba imbabazi nimumbabarire, ariko kubera ko ndi mu cyiciro cya mbere nkavuga bakambabarira. ubwo nyine nguma muri ubwo buzima, na n'uyu munsi nkiri muri ubwo buzima. Kubona isukari y'umwana biragoye, kubona amafaranga yo kwishyura inzu biragoye, kumubonera umwenda wo kwambara biragoye. ubwo nyine nibwo nahisemo kugira ngo numve ko hari mbese ubundi Imana iratabara. Narakomeje nyine ndasenga n'abandi baransengera, nibwo nagiye kumva numva mu gitondo urampamagaye ko iki kibazo wari ukizi. ndavuga nti Imana yarashubije, kuba umuntu ampamagaye hari icyo Imana yakomeza igakora. ubushobozi mu buzima busanzwe mubayeho gute? hano niho muba mu rugo? Mu buzima busanzwe iyi nzu ndayikodesha amafaranga 20,000, ariko muri gukodesha nyuma nkirimo gukora nabona uyu mwana narakoraga nyine nta kibazo, ariko kuko nabuze umuntu mwakoraga ibiki ubwo? nacuruzaga ibintu by'imboga, inyanya, imboga, ibintu mbese by'imboga nibyo nakoraga muri iryo soko rya Kimihurura. Ku buryo wakuragamo nk'agahe wenda yo kukubeshaho? Nakuragamo, twakoraga akantu k'akamina, gutanga amafaranga 1,000 buri munsi. Noneho ako kantu k'akamina kakagerageza kuba bangeraho, hanyuma nkabona amafaranga yo kwishyura iyo nzu. nyuma rero aho mboneye nyine ko ntagenda n'umwana n'imyaka mfite wenda mbese n'imbaraga naba mfite, ntabwo nari kujya ngenda ngo njye kugura izo nyanya mu isoko mu gishoro nari mfite ngo binkundire mpetse umwana kumugendana bikambera ikibazo, ku buryo nashatse no kubigerageza ndetse kugira ngo njye mugendana nabwo biranga, ndwara agatuza, nkumva nyine ntameze neza kubera kumugendana. kandi nawe no mu isoko nawe nkabona atangiye kugenda atangira kurya imyanda, nkabona ashaka kurwara buri munsi kubera umwanda, mpitamo kubihagarika. ubu mwana ageze igihe kingana iki? Umwana ageze umwaka n'amezi 3. umwaka n'amezi 3. ubona yarakuze, wari ufite icyizere ko azakura wenda ugereranyije no kwamubonaga mbere mukimutoragura? Umwana nkimuterura numvaga ko mfite ikibazo, nta cyizere nari mfite ko agomba kubaho kubera ubuzima umwana yarabayemo ari mu nda ya nyina. ni ukuvuga umwana yabayeho nabi nyine ari mu nda ya nyina, anavutse ahita avukira mu buzima bubi. hanyuma umwana ngiye kumupimisha mu bajyanama bambwira ko afite ibiro 2 na garama 100. ni ukuvuga ngo wamutoraguye afite ibiro 2 na garama 100. mwitaho hajya amuha amata, nyuma amata avaho amushakira igikoma. ubwo nyine atangira no kurya, ubu arimo ararya, aranywa igikoma. iyo kibonetse ntabwo no kuboneka nabwo ni ikibazo, ariko bigenda biboneka gake gake akariho. biragaragara ko ubuzima wenda bushobora kuba butoroshye. hanyuma se bwo ugereranyije ibikugora muri ruriya rugendo rw'umwana wenda no mu buzima busanzwe, umwana akimara kuza wirumvikana hiyongeyeho ibindi bikomeye cyane, kuko nta mwana w'uruhinja wenda muba munafite wundi, nabonye abana bawe bose ari bakuru. n'ubuzima wenda mu buzima busanzwe ntabwo mwarimo nishoboye cyane. ubu wavuga ko ikintu kikugoye cyane ku buryo mvuga ati ntiwafasha yafasha muri ibi? ikintu kingoye cyane wamfasha yamfasha, mbese muri make mbonye nk'igishoro nabona amafaranga yo kuba nahemba n'uwamufasha kumurera nkamumusigira. ariko mu gihe hari nabona igishoro nyine ubuzima burakomeye, mbese no kwishyura inzu nabyo urumva ko ari ikibazo. nyir'inzu ntabwo azakomeza kunyihanganira kuba mu nzu ye ntamwishyura, nabyo ni ikibazo. ariko mbaye ndimo gukora nabonye igishoro nkakora, mbese nagira umwana yagira ubwo buzima, nkabona icyo kurya cyiwe, nkabona n'icyo kwambara cyiwe, ubwo natwe tukabaho. ufite abandi bana mbere mukimutoragura ubwo yitabwagaho nande mwamutoraguye? Tukimutoragura nari mfite umwana w'umukobwa afite imyaka 23. nyuma akajya amusigarana, nyuma umwana aza kuzampinduka ambwira ko namubujije uburenganzira bwe. umwana aragenda, cyakoze ahantu yagiye kwa mukuru we, aragenda abayo. umwana ndamwinginga, umwana yanga kugaruka,
arambwira ngo namubujije uburenganzira bwe, ntabona uko ashaka akazi nk'abandi bakobwa, ntabona uko asohoka nk'abandi bakobwa. Nuko nyine umwana ndamureka mbaho nyine bimbabaje, nkabona ko nta kundi nabigenza nyine. Nuko ndiba nyine kugeza ubu umwaka hafi n'igice urashize, nta nubwo ubuyobozi buragaruka wenda ngo burebe buvuge ati wa mubyeyi urera umwana reka tumushyire wibura n'agafu k'igikoma. Ubuyobozi ntabwo bwasubiye inyuma, ntibushobora kumubwira uretse kugira ngo mbe nabahamagara se nta kintu mwafasha. Namerutse kujya ku murenge wa Kimihurura, nuko gitifu w'umurenge ikintu yankoreye yampaye agafuka k'umuceri, ndakazana, nta kindi kintu kindi nari mfite. Umuceri nawugabanyijemo kabiri ndawugurisha nk'ibiro 12, usigaye niwo twariye twagira ngo turebe ukuntu twabona ibintu by'imboga n'amakara. Mbese ibintu nk'ibyo nibyo ngibyo ubuyobozi bwamfashijeho, nta n'ikindi. Ubundi ndamuhamagara, yampaye nomero zo gitifu w'umurenge, akambwira ngo nihangane nta kintu bari babona, nyine nihangane barabizi ibibazo mfite n'uwo mwana, ngo nihangane nta kintu bari babona. Ubwo rero ntabwo ubuyobozi nari kubuhata ngo mbabwire ngo bimeze gutya. Nanjye rero ubwo nyuma haje abantu ngo boherejwe n'akarere ngo bashinzwe imibereho myiza y'abana, barambwira ngo umwana namumaranye igihe kingana iki, mbabwira icyo gihe namumaranye amezi 6. Barambwira ngo kuva arenza amezi 6 ntabwo umwana bamujyana, bajyana umwana ufite amezi 3. Nanjye ndababwira rero kuva mfite amezi 6 iminsi mumaranye ni myinshi, ndabona nta kintu kibaye, ntimugire ikibazo ko hari ikintu yazaba, ahubwo mwebwe mungire neza mwanzankorera ubuvugizi, hanyuma ubwo buvugizi bakazandengera bakanyishyurira inzu, bakajya banyishyurira inzu, cyangwa se bakazanshakira umudugudu nk'uko bagiye bavuga abandi. Ubwo nyine ubungo bari boherejwe n'akarere, bambwiye ko boherejwe n'akarere. Narategereje ndaheba, corona yari igezemo hagati nibwo yari gitangira, bambwira ko bazagaruka umwaka n'igice n'amezi 3 urangiye batari bagaruka. Ntabwo bari bagaruka. Hanyuma se abo uwo mumama wundi wari ufite ikibazo cyo mu mutwe wenda wataye uyu mwana cyangwa nyina w'uyu mwana, abandi bavandimwe yari afite hafi cyangwa ntabwo harimo muzi gutyo gusa? Twari tumuzi gutyo gusa, nyine ari umuntu w'umurwayi. Ntabwo nakubwira ngo abavandimwe be nabambazi, kuko nkiza kubamenya banarababwiye bakamfasha muri icyo kibazo cy'umwana. Ariko nta bavandimwe be nabanzi, nta muryango wundi nabanzi, nta n'uwigeze yongeye byuko ntazi ubu ngubu ahantu yabaherereye, uretse ko abantu bagenda bavuga ngo twamubonye aha gutyo. Ntabwo nabanzi ahantu ubu ngubu yabaherereye. Cyakoze iyo nkiza kumenya ahantu yaba yaravutse cyangwa se umuryango wabo uherereye, nk'umuntu wagize umutima wa kimuntu, ngava nafata uwo mwana, mba narakoresheje uburyo ushoboye kose, nkaba nagera kuri uwo muryango nkababwira ikibazo umuntu yaba yaragize. Ariko ntabwo nigeze menya ahantu umuryango wabo uherereye. Ubu rero umwana mwiyandikishijeho ni wanyu? Ni ukuvuga ngo umwana ni njye wamwise amazina. Mwamwise ngiki? Yitwa Ishimwe Kevin. Ubwo namwise amazina, ndangije njya ku murenge bambwira yuko bazamwandika yatangiye kwiga. Yatangiye kwiga. Ubu rero ntabwo bivuga ko atanditse? Ntabwo yanditse. Abana nabonye nigeze kubona hano arakina, nabonye anazi kugenda. Baragenda kina n'abandi, nta kibazo. Hanyuma hari abantu benshi bakurikiye iki kiganiro, murumva ko umubyeyi yagize umutima wo gufasha umwana, aramurera, ariko bitewe n'ubushobozi, nyine ubushobozi bugenda bubura. Ni n'umwana nabonye ugeze mu bihe byo kurya. Ubu yageze mu bihe byo kurya, arya iki ko ari muri bya bihe abana nyine baba bakwiriye kurya, wenda za ndyo z'abana, cyangwa namwe arya ibyo mwariyeho? Ubu ngubu iyo mbonye nk'amafaranga mugurira uturagara, ashyiramo dodo, cyane akunda umuceri n'ubugari. Ubwo nyine ndumva irobo, mbese ararya muri make. Ariko igikoma kitarimo n'agasukari na gake ntabwo akinywa, tubona cyanga nyine akakinywa atabishaka.
kandi kubona agasukari rubanza bitoroha nabyo ntabwo byoroshye rwose. hanyuma rero wenda tugana ku musozo n'ubundi igikorwa cya mbere cy'ubutwari mwanakoze umuntu yanashima cyane ni cy'uko mwareze umwana. Ntabwo byoroha kugira uwo mutima si w'abantu bose wo kurera umwana, by'umwihariko umwana utari uwabo, umwana batoraguye, umwana w'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. N'abashobora kuvuga ati umwana wese nawe yazagira ibyo bibazo. Ukumva ugukurikiye ubu uramwisabira iki cyangwa se ni ikihe cyifuzo cyawe? Gusa njyewe nabayeho nkunda abana banjye nubwo bwose nabayeho nta mugabo mfite kumena n'umutware ntabwo mubana. nta mugabo nabayeho mfite n'abana, byabaye ngombwa nyine ko yitaba Imana, hanyuma abana ndabasigarana. Abana babaho mu buzima bwose nabayemo, noneho mbonye n'uyu nguyu ni ukuri nta kibi mwifuriza. Ni ukuvuga ngo uko abanjye babayeho nawe niko agomba kubona, uko numva ngomba kubigira, kandi byose burya bikorwa n'Imana. Ntabwo ari ubushobozi bwanjye, ni ubushobozi bw'Imana, kuko ariko ubushobozi bwanjye ntabwo aba bageze aha ngaha bitewe n'ibibazo nagiye mpura nabyo, ariko yabayeho kandi n'ubundi nzi neza ko azabaho. Imana izabifashamo bose, umwana azabaho nta kibi mwifuriza. Gusa nyine abaye avuze ngo abayeho, nyine yabaho nk'uko n'abanjye babayeho. Rwose numva nta kibazo. Hanyuma wenda buri wese uko ashobojwe turaza guca kuri iyo nimero iri hasi kugira ngo buri wese mu bushobozi bwe bumvishe umugani w'abarokore ngo akozwe ku mutima, bakunda gukoresha iyo mvugo, buri wese mu bushobozi bwe yitangiye. Hanyuma dusoza, n'ubuhe butumwa wagenera abamama cyangwa se undi muntu uwo ari we wese, kuko uyu ni umutima utagirwa n'abantu bose, gufata umwana utari uwawe ukamurera akiri uruhinja rw'amazi kugeza naho no ku rwego uvuga ati nzishingira n'amashuri ye kuko uyu mwana umufite burya bari uwawe. Ni ubuhe butumwa bigendanye no kugira urwo rukundo utazi n'ubikoreye? Gusa ubutumwa nagira na n'uyu munsi ngibwira n'abandi, uretse ko hari nk'abantu bavuga ngo njyewe ni imihangayiko nishyizeho ku buryo nabo dukorana babona ko ari imihangayiko nishyizeho kubera ko ntarimo gukora, bakabona n'ubuzima naba mbayemo. Hari abagiye bakuguseka, hari abagiye babimbwira ko abantu ngo bishyiraho imishoko, abantu bishyiraho imiruho, ibintu nk'ibyo. Ariko njyewe hari burya ikintu nasabira nk'abantu b'ababyeyi n'abana bakiri batoya bagakuze bakurira mu rukundo, kuko burya ufite urukundo n'Imana iragusanga. Ni ukuvuga ngo ubayeho nta rukundo ugira ku mutima wawe, ntabwo nta kintu Imana ishobora kukumarira. Ni ukuvuga ngo ikintu nakwifuriza n'abandi babyeyi bagira urukundo nk'urwo naba naragize, kugira ngo mbe nafata uyu mwana ntaramutwise amezi 9 nkamufata afite ubuzima bubi, nta naho mfite n'abandi, nta n'icyo naba mbona wenda namumarira. Gusa uretse kwisunga Imana, umutima rero naba naragize nawifuriza n'abandi babyeyi cyangwa nkabifuriza n'urubyiruko rero ubu ngubu kuba rwakurira mu rukundo. Gusa ngenda mbigisha n'abana nabwo kugira ngo mbe nagera iyi myaka ingana gutya nanabarire mu ngane gutyo, nuko nabayeho ngira urukundo. Nabayeho ngira urukundo. Urwo rukundo ntabwo rugira abantu bose, ariko hariho abantu bagifite urukundo. Hanyuma turasoje kandi twizera ko Imana nica inzira, n'ubundi tuzongera tukagaruka, wenda tugarutse unishimye. Urabona ntabwo yishimye, biranumvikana iyo umuntu afite ibibazo kenshi ntabwo yishima, ariko dukunda kubivuga, umuntu niba atishimye muri ino minsi ibihe birahinduka. Hari igihe kizagera rwose ugaseka ibintu bikagenda neza cyane. Turagushimiye cyane rero kubw'umwanya wawe, urakoze. Namwe murakoze.